Bakunzi ba filime The Homeless Girl ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri YouTube channel yacu itugezaho amafilime atandukanye. Uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza iri buze kugushimisha mu mutima wawe kuko ndakeka yuko aya makuru mwese mwari muyakeneye muri benshi kuri filime yacu The Homeless Girl. Icyo usabwa kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo na video ubutaha tuzakora izabashe kukugeraho ku gihe. Bakunzi ba filime The Homeless Girl, iyi filime imaze gusohoka uyu munsi saa 7 iri kuri Press Vision Films, mugende muyirebe. Gusa nkanjye wayirebye mbazanye amakuru meza ku bantu batarayireba, mwumve bimwe mu byabaye muri episode ya 43 twari dutegereje turi benshi, wumve se n'ibiki byabayemo byifashe bite. Mama wa Lewis murabizi yuko kiza abantu bagomba kuneka Alice bakamenya ahantu ndetse kandi ngo bakaba bamugirira nabi kugira ngo ave mu buzima bwa Lewis. Hari telefone imuhamagaye muri aka kanya, arayitaba aramubwira ngo reka amwohereze amafoto arebe ahantu yamenye ndetse kandi yamenye ahantu Alice batuye ndetse kandi amaze kumenya yuko ari hafi yaho kwa Mama Lewis batuye, muri make baraturanye. Bakimwohereza ifoto ahisagwa mu kanumera nk'umuntu wikanze cyane, arahaguruka atajya kureba ifoto yihisha ndetse kandi ahamagara kuri telefone avuga ngo mugende mumwinjiremo murebe icyo mukora namwe muri abantu bakuru mumugirire nabi. Ako kanya base batwereka uwitwa Lewis na Alice bameze neza bari mu rukundo bishimye, Lewis yamusuye mu rugo ari kumufasha uturimo, mbese nyine urukundo rumeze neza. Ese iyi filime kisi irangira Lucky yinjira kubiturya yinjira n'umujinya mwinshi, ubona nyine ko wajyawe n'umuntu bari bohereje kuneka, yaba ari we ukorana na Mama wa Lewis. Impamvu mvuga ibi ngibi, uwitwa Lucky akubise urugi n'umujinya mwinshi yinjira kandi ameze nk'umuntu ugiye gufata umuntu, nuko bahise bayirangiza nyine ntabwo batweretse ibikurikiyeho. Cyangwa se kimwe muri ibyo akaba yaketse ko ari babageze nabi bakunda kugira nabi Alice bamutegera mu nzira bamuteye no mu rugo. Tuzabisobanukirwa muri episode izakurikiyeho twarebye, ariko namwe mumbwire muri comment uko mwabonye byifashe, turebere hamwe se iyi episode y'ubuta iza bimeze gute, tubisobanukirwe twesanga hamwe. Iri ni ishuri twigiramo, ahanga no turebera ubusesenguzi bwa filime tumaze kureba maze twese tukabisobanukirirwa hamwe. Hanyuma rero uwitwa Lewis na Tricia, Lewis akomeza gushimira Tricia cyane amubwira ati nyaboneka warakoze cyane kubera ko wampuje na Alice ndetse kandi naketse kuri kumbeshya, ariko nza gusanga hariho nimero za Alice ndamuhamagara nsanga wemeye kunzanira urwandiko, uri umwana mwiza, uri inshuti yanjye kandi nzagushakira umuntu uzakwita akagukunda nkuko nawe ugira umutima mwiza, ndabigushimira cyane ibyo wankoreye. Guys, ibi ngibi ni ibintu byiza cyane rero, kubera yuko nimba ubona umuntu mudahuje cyangwa se umukunda watagukunda, si ngombwa ngo umwihomeho cyane cyangwa se ngo we agukunde, ntabwo ari ngombwa cyane gushobora kumukunda ariko we atagukunda bigashoboka. Si ngombwa ngo umuntu ukunda nawe agukunde. Muri make Lewis yamubwiye ati ngewe nubwo ntagukunda cyangwa se numva ntabana nawe, ariko ugira umutima mwiza, uramutse ubonye umuntu muhuza mwabasha kubana mu rukundo neza mwishimye. Ndabakunda rero, reka duhure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.